hozo Yesuwe Gasaba n'inginga wowe uraha umwiyegurire niwe nshuti nziza Urumami w'ijuru isi uwabanye nawe Yesu ntabwo umutererana kuko aba ari mu bwishingizi bw'ijuru mfite umunezero umutima Yesu yamereye hozo haleluya Gasaba n'inginga wowe uraha umwiyegurire niwe nshuti nziza mfite umunezero umutima yamereye hozo Gasaba n'inginga wowe uraha umwiyegurire niwe nshuti nziza n'umunyambabazi arakwakirana urukundo rwinshi kuko na uri mu bo yacunguje amaraso ye haguruka umusange n'inshuti ati kuba mu nzu yawe umunsi umwe bindutira kuba mu mahema y'abanyabyaha
y'abanyabyaha iminsi igihumbi muze twigumiremo kuko ni heza. Umunyabwenge Dawidi ati kuba mu nzu yawe umunsi umwe bindutira kuba mu mahema y'abanyabyaha iminsi igihumbi muze twigumiremo kuko ni heza. Genda ubwira abaturanyi bawe ko mu nzu y'Uwiteka ariho babonera amahoro bagatuza kuko Uwiteka ari mu nzu ye. Umunyabwenge Dawidi ati kuba mu nzu yawe umunsi umwe bindutira kuba mu mahema y'abanyabyaha iminsi igihumbi muze twigumiremo kuko ni heza. Umunyabwenge Dawidi ati kuba mu nzu yawe umunsi umwe bindutira kuba mu mahema y'abanyabyaha iminsi igihumbi muze twigumiremo kuko ni heza. Muze twigumiremo kuko ni heza. Muze twigumiremo kuko ni heza. Umunyabwenge Dawidi ati kuba mu nzu yawe umunsi umwe bindutira kuba mu mahema y'abanyabyaha iminsi igihumbi muze twigumiremo kuko ni heza. Umunyabwenge Dawidi ati kuba mu nzu yawe umunsi umwe bindutira kuba mu mahema y'abanyabyaha iminsi igihumbi muze twigumiremo kuko ni heza. Muze twigumiremo kuko ni heza. Muze twigumiremo kuko ni heza. Mfite ibyishimo mu mutima kuko nacunguwe. Yorodani n'ubwisuma ninyuka kuyambuka, kandi namwe nimuhumure dufite umurengezi. Jyewe icyo mukundira nuko atadutererana, ababarana natwe kandi kwishimana natwe. Uwo mwami Yesu arahebuje ngwino musange. Mwana w'Imana tega amatwi wumve ibyo Mwuka abwira amatorero, ko wiziba amatwi kandi gihari iki. None se urabona amaherezo yawe arayahe? Kandi umenye ko Umwuka w'Imana atazahora aruhanya n'abantu. Mwana w'Imana tega amatwi wumve ibyo Umwuka abwira amatorero, ko wiziba amatwi kandi gihari iki. None se urabona amaherezo yawe arayahe? Kandi umenye ko Umwuka w'Imana atazahora aruhanya n'abantu.
ducungurwe. Imitima ye niyo adukirisha n'ukuri, kandi yaravuze ati ntabaza ndagutabara mu bibazo uhura nabyo byose igisubizo. Mwana w'Imana tega amatwi wumve ibyo Mwuka abwira amatorero, ko wiziba amatwi kandi gihari iki. None se urabona amaherezo yawe arayahe? Kandi umenye ko Umwuka w'Imana atazahora aruhanya n'abantu. Mwana w'Imana tega amatwi wumve ibyo Umwuka abwira amatorero, ko wiziba amatwi kandi gihari iki. None se urabona amaherezo yawe arayahe? Kandi umenye ko Umwuka w'Imana atazahora aruhanya n'abantu. waduteguriye, kuko Yesu icumbi n'amahoro ayirangwamo. Turarwara tukarwaza tukabura n'abacu, ariko heza nta n'ikibi kizarangwayo. Tuzaba mu munezero w'ibihe bidashira, nyamuneka nshuti nkunda nawe ntuzabureyo. Mwana w'Imana tega amatwi wumve ibyo Mwuka abwira amatorero, ko wiziba amatwi kandi gihari iki. None se urabona amaherezo yawe arayahe? Kandi umenye ko Umwuka w'Imana atazahora aruhanya n'abantu. Mwana w'Imana tega amatwi wumve ibyo Mwuka abwira amatorero, ko wiziba amatwi kandi gihari iki. None se urabona amaherezo yawe arayahe? Kandi umenye ko Umwuka w'Imana atazahora aruhanya n'abantu. Imana ni ishema ry'umuryango kandi ni ishema ry'igihugu. Umwanda uturuka ku Uwiteka akwiriye kwitabwaho. Erega wowe mubyeyi niho wahanze amaso, nukora ibyiza azabikora, nukora n'ibibi abikore. Uramenye n'umubera ikigusha muri ubu buzima, mutoze inzira nziza azarinda yikuriramo. Umwami Yosiya yayoboye akiri mutoya, mu myaka ye umunani gusa yayoboye i Yerusalemu. Imyaka 31 byatewe nuko yarezwe neza, atozwe inzira
y'Imana yo mu ijuru. Umwami Yosiya yayoboye akiri mutoya, mu myaka ye umunani gusa yayoboye i Yerusalemu. Imyaka 31 byatewe nuko yarezwe neza, atozwa inzira nziza yo kuba Imana yo mu ijuru. Mubyeyi menya neza ko akeneye ibirenze ibiryo, aragukeneye muha umwanya akubwira icyifuzo cye, reka gutinda kumwumva utazicuza mugenzi, kuko n'umutware ukomeye uzareba igihe adahari, urugo ruzana igisa n'umwije ukomeye cyane. Buri wese arasabwa kumwitaho uko bikwiye. Umwami Yosiya yayoboye akiri mutoya, mu myaka ye umunani gusa yayoboye i Yerusalemu. Imyaka 31 byatewe nuko yarezwe neza, atozwa inzira nziza yo kuba Imana yo mu ijuru. Umwami Yosiya yayoboye akiri mutoya, mu myaka ye umunani gusa yayoboye i Yerusalemu. Imyaka 31 byatewe nuko yarezwe neza, atozwa inzira nziza yo kuba Imana yo mu ijuru. Ngaho nimubiteho, kuko ni impano nziza idasanzwe. Ngaho nimubiteho, kuko ni impano nziza idasanzwe. Izahanagura amarira yose twaririye muri isi, kandi urupfu ntiruzongera kudutwara abacu. Dutegereje rya jambo ngo urupfu rumizwe no kunesha, abacu basinziriye bizeye tuzababona. Uwo munsi n'uw'ibyishimo n'umunezero udasanzwe. Ibaze nawe ubonye abawe waburiye muri iyi si, hazaba ibirori bidasanzwe, ariko wowe uri hano y'umunsi, hita ku iherezo ryawe.
ndagushenguye umutima, ihangane komera nshuti, Yesu niwe muhoza, kuko nawe yarababajwe kandi arihangana aranesha. Mwiringire kandi wigire ubwoba, akuri hafi. Uwo munsi n'uw'ibyishimo n'umunezero udasanzwe. Ibaze nawe ubonye abawe waburiye muri iyi si, hazaba ibirori bidasanzwe. Ariko wowe uri hano uyu munsi, ita ku iherezo ryawe. Dutashye iwacu ntituzongera kwibuka imibabaro y'isi, kuko tuzaba twambitswe undi mubiri udapfa. Tuzibera mu munezero w'iteka n'iteka ryose. Ndakwifuriza ngo uzibere aho mu byishimo. Uwo munsi n'uw'ibyishimo n'umunezero udasanzwe. Ibaze nawe ubonye abawe waburiye muri iyi si, hazaba ibirori bidasanzwe. Ariko wowe uri hano uyu munsi, ita ku iherezo ryawe. Uwo munsi n'uw'ibyishimo n'umunezero udasanzwe. Ibaze nawe ubonye abawe waburiye muri iyi si, hazaba ibirori bidasanzwe. Ariko wowe uri hano uyu munsi, ita ku iherezo ryawe. Ariko wowe uri hano uyu munsi, ita ku iherezo ryawe. Ariko wowe uri hano uyu munsi, ita ku iherezo ryawe. Ese witeguye ute nshuti gusanganira Yesu, kuko araje vuba bidatinze kutujyana iwe, kuko amasezerano ye ntahera ni vuba araje. Natunguka ku bicu aje gutwara abo yapfiriye. Yesu uzaba uri mu ruhe ruhande, itegura ubu. Natunguka ku bicu aje gutwara abo yapfiriye. Yesu uzaba uri mu ruhe ruhande, itegura ubu.
rwarakonje urwo mu minsi ya nyuma, inzangano amatiku n'amashyari byiganje henshi. Turakwiyambaje ngo udutabare duciye bugufi, natunguka ku bicu aje gutwara abo yapfiriye. Yesu uzaba uri mu ruhe ruhande? Itegure ubu. Natunguka ku bicu aje gutwara abo yapfiriye. Yesu uzaba uri mu ruhe ruhande? Itegure ubu. Indwara z'ibyorezo ku isi yose nazo zaburiwe umuti, ndetse nta n'urukingo zifite tabariye isi. Dukumbuye gutaha mu ijuru iwacu kuko ni heza. Hahirwa abemeye igitambo cy'indikika ruvare, bakezwa n'amaraso ya Yesu, abo barahirwa. Hahirwa abemeye igitambo cya kindikika ruvare, bakezwa n'amaraso ya Yesu, abo barahirwa. Natunguka ku bicu aje gutwara abo yapfiriye. Yesu uzaba uri mu ruhe ruhande? Itegure ubu. Itegure ubu. Itegure ubu. Sigaho kwirengagiza nshuti ikiremwa cy'Imana, ejo utazagibwaho n'urubanza. Muri wabyumvise basanga aho bari hose, bazubahumurize kuko ariyo nshingano yawe nanjye twahamagariwe. Abafite ubumuga n'abacu bafite agaciro imbere y'Imana nkatwe, kuko byababayeho batabishaka. None urasabwa ngo ubabe bugufi. Abafite ubumuga n'abacu bafite agaciro imbere y'Imana nkatwe, kuko byababayeho batabishaka. None urasabwa ngo ubabe bugufi.
warafashwe uri nta buzima subiza ubwenge ku gihe nshuti ubitekerezeho uzaba ukoze neza muvandimwe uzabishimirwa Yesu ari ku isi ntiyigeze yirengagiza abafite intimba na gato ukuri kose humura arakuzi mwiringire rwose niwe gisubizo Yesu ari ku isi ntiyigeze yirengagiza abafite intimba na gato ukuri kose humura arakuzi mwiringire rwose niwe gisubizo niwe gisubizo niwe gisubizo Mana yacu iri mu ijuru tuje imbere yawe duciye bugufi turagutabaje ngo dutabare isi yose icitse intege abana bawe ukeneye igisubizo kivuye iwawe mbega ibihe bigoye byugarije isi ya none aho ubukungu bwayo bwamaze gukendera abaturage bamaze gutenebuka rwose baribaza ibyahazaza bikabayobera bagatekereza cyane kubaho kw'imiryango yabo erega byarahanuwe ngo nimubona ibi byose muzararame murebe mu ijuru niho gutabarwa kuri kandi hari uwihangana akageza Yesu aje akeza isabato y'Imana ndetse n'amategeko yayo erega byarahanuwe ngo nimubona ibi byose muzararame murebe ijuru niho gutabarwa kuri kandi hari kuwihangana akageza Yesu aje akeza isabato y'Imana ndetse n'amategeko yayo dufite isezerano ridakuka kuko wasize uvuze ngo nzagaruka mbajyane iwanjye gahunda namwe muzabera iryo rituma tudakuka imitima kuko niyo byaba n'urupfu tugushikamye mu Mana irondabwoko rikabije ryamaze gufata indi ntera kandi Imana irema umuntu ntiyigeze ishyiraho ubwoko kurwanira imyanya y'ubuyobozi nabyo byamaze kuba gikwira mu madini ndetse n'amatorero ubwumvikane ni bukeya ay'Imana dukeneye ubutabazi buvuye mu ijuru iwawe erega byaravuzwe ibi byose muzararame murebe ijuru niho gutabarwa kuri kandi hari uwihangana akageza Yesu aje akeza isabato y'Imana ndetse n'amategeko yayo erega byarahanuwe mubona ibi byose muzararame muri iyo ijuru niho gutabarwa kuri kandi hari uwihangana akageza Yesu aje akeza isabato y'Imana ndetse
kamujyanye ahubwo akajya mu cyo bita ikigare. Ye baba we arakomeje mu biyobyabwenge, ubusambanyi ntabwo arabukora, inzoga zo akazinywa nk'amazi. Birababaje ikigare gitumye ababyeyi bata inshingano yabo yo kwita ku b'Imana yabahaye. Nyamuneka ita ku mwana wese uwawe, kuko ari impano iva ku Uwiteka. Ikigare gitumye ababyeyi bata inshingano yabo yo kwita ku b'Imana yabahaye. Nyamuneka ita ku mwana wese uwawe, kuko ari impano iva ku Uwiteka. Ubuhenebere mu minsi ya nyuma bwageze mu b'inzu y'Imana. Satani yabahumye amaso ngo bamukorere. cyo nimuze duhaguruke dufatane urunano y'umunsi, tumurwanye tuzamutsinda mu izina rya Yesu, kuko nta ruhare adufiteho. Intsinzi yacu iboneka i Karuvari. Yesu we warakoze. Wowe wabaswe nshuti, winakweze winenge ufite, wibereye mu mahoro adashira, maze ube mu baragwa b'ubwami bw'ijuru, aho utazongera kubabazwa. Wowe wabaswe nshuti, winakweze winenge ufite, wibereye mu mahoro adashira, maze ube mu baragwa b'ubwami bw'ijuru, aho utazongera kubabazwa. Nyamuneka ita kuri buri wese, kuko ari inshingano yawe. Nyamuneka ita kuri buri wese, kuko ari inshingano yawe. Nimugire urukundo nk'urwa Dawidi ndetse na Yonatani, kuko si urukundo rutangwa n'abantu, ahubwo ni urukundo mvajuru. Abo bagabo banze gutatira igihango bagiranye, bakomeza umurunga w'urukundo. Namwe rero nimubigireho. Mbega urukundo rutari pirata
icyama uri hano none ukagira urukundo rw'aba bombi. Ubwo umwami Sawuli yakomezaga guhiga Dawidi maze ngo amwice, Yonatani yakoze bishoboka byose ngo arokore ubugingo bwe. Byari bigoye cyane kwangwa n'umwami kandi uba mu gihugu cye. Ibaze yuba uri umwana w'umwami nka Yonatani, byari kuba bimeze bite? Mbega urukundo rutari pirate, urwo tujya tubona tuzengurutse icyama uri hano none ukagira urukundo rw'aba bombi. Mbega urukundo rutari pirate, urwo tujya tubona tuzengurutse icyama uri hano none ukagira urukundo rw'aba bombi. Urukundo ni Imana iva mu ijuru, kandi udakunda nawe ntazimana, kuko Imana nayo ari urukundo. Nimuze twese tugire urukundo. Urukundo ni Imana iva mu ijuru, kandi udakunda nawe ntazimana, kuko Imana nayo ari urukundo. Nimuze twese tugire urukundo. Nimuze twese tugire urukundo. Nimuze twese tugire urukundo. Haranditswe ngo iri ni igufa ryo mu magufa yawe, kandi n'akara ko mu mara yawe. Usabwa kumukunda ukanamutonesha, kuko ari impano uhawe n'ijuru.
ntukorwe n'isoni. Urugo n'amatungo umuntu abiragwa, n'ababyeyi be bamukunda, ariko umufasha mwiza nakwasa, kuko umuhabwa n'Uwiteka. Nawe uri hano none wamaze kurushinga, gira Yesu nyambere mu muryango wawe. Imigisha iva ku Mana, muzahirwe mu byo muzakora byose, kandi muzabyare hungu na kobwa, mubatoza imico yo kubaha Imana mugenga wa byose. Urugo n'amatungo umuntu abiragwa, n'ababyeyi be bamukunda, ariko umufasha mwiza nakwasa, kuko umuhabwa n'Uwiteka. Nawe uri hano none wamaze kurushinga, gira Yesu nyambere mu muryango wawe. Urugo n'amatungo umuntu abiragwa, n'ababyeyi be bamukunda, ariko umufasha